noneho rero mu gutangira ndakoresha ifarini igikombe kimwe, ifarini y'ingano. noneho nindangiza nongeremo isukari ndashyiramo ikiyiko kimwe, ubundi mbivange. Ahangaha ushobora no guhita wongeramo akunyu, ariko ngewe ntabwo nigeze nshyiramo umunyu. noneho ndashyiramo n'umusemburo w'imigati, amagarama 5. umusemburo w'imigati udafite twa tupaki dutoya bakoresha bapima, tuba twanditseho amagarama 5 nk'aka ngaka, ushobora gupima akayiko kamwe gatoya ukaba ari gukoresha. noneho ngiye kongeramo amazi y'akazuyazi, nshyiramo mililitiro 300. amazi ugenda uyongeramo gake gakeya kugeza igihe uri bubone wa mutsima ushaka gukora, nyine ubona ugeze ku kigero wifuza. ugenda wongeramo amazi gake gake, ukirinda gushyiramo menshi icyarimwe. iyo ushatse rero ukoresha amata mu cyimbo cyo gukoresha amazi, ugakoresha amata y'akazuyazi y'inshyushyu. hano rero noneho ngiye gukora tofu, ngiye gukora igipondo. ndavangisha intoki kugeza igihe noneho cya gipondo cyanjye kiri buze kuba cyanoze. ndavanga kugeza nibuze iminota 10, hagati y'iminota 10 na 15. noneho cya gipondo nikimara kunoga, ngiye gufata isashe mpfundikire. ushobora no gukoresha akandi kantu ugapfundikira. noneho nshyira ahantu hakonje kugeza igihe kino gipondo kiri buze kuza kwikuba inshuro zigera kuri 2. ntabwo bijya munsi y'isaha. wirinda gushyira ahantu hashyushye, ugashyira ahantu hakonje kugira ngo bize kubona uko bibyimba. iyo biri ahantu hashyushye ntabwo bibyimba cyane, hari n'igihe bitabyimba. noneho rero nagarutse nje kureba ko wa mutsima cyangwa se cya gipondo kimeze. urabona ko yabyimbye cyane, kubye inshuro 2, yazamutse cyane. hasigaye noneho ngiye gukora imikati. ndi bukoreshe nkora burger, imikati ya hamburger. ndanyanyagiza agafarini gake hano hantu ngiye gushyira kino gipondo. noneho ntangire nkore ya mikati. noneho ino plaque niyo ndi bubekingireho. ngiye kubereka ukuntu ngiye gukora zino hamburger. ndabanza nsiga utuvuta kuri ino plaque. ushobora gukoresha amavuta y'ubuto cyangwa ugakoresha butter. ndasigaho dukeya cyane, ngenda nkwirakwiza hose. ukuntu ngiye kuyikora rero, ndakora utuntu tw'utuziga. ndagenda bigenza gutya, nze gukora utuntu tw'utuziga. kuyishyira hano kuri no plaque ndirinda kuyegeranya kugira ngo itaza gufatana. ndagenda nyiha intera. n'indi rero niko ndi bugende nyigenza, nayo ndagenda nyibumbabumba kuriya. ndinda kuyegeranya iyo uri kuyitereka hano kuri plaque kugira ngo itaza gufatana.
ngiye kongera kuyitereka ahantu hakonje kandi nyipfundikire iminota igera kuri 15. Hanyuma noneho nyuma ngiye kongeraho amagi. Hano none umuhondo w'amagi ngiye kugenda nsigaho amagi hejuru, umuhondo w'amagi n'undi bugende nsigaho. Hano ushobora no gusigaho amata cyangwa se ugafata n'umuhondo w'amagi ukawuvanga n'amata ugasigaho. Ni uburyo butatu ushobora gukoresha. Ushobora gukoresha amata yonyine cyangwa ugakoresha amagi yonyine cyangwa ugakoresha amata wayavanze n'amagi, byose birashoboka. Ikindi ngiye kongeraho ni udusezame. Niba utafite udusezame ntacyo, ushobora kutwihorera. Ngiye ngiye kongeraho udusezame hejuru. Ushobora gushyiraho twinshi cyangwa ugashyiraho dukeya. None icyo ngiye gukurikizaho, ngiye gushyira ino mikati muri oven, ndayibekinga kuri degere Celsius 180, cyangwa se niba ukoresha ya furu igira degere Fahrenheit niyo ushobora gukoresha 350 iminota igera kuri 40. Ifuru ariko uba wabanje gushyushya. Ya mikati yacu ya hamburger yahiye. Icyo tugiye gukora ni ukuyishyira ahantu tukayireka ikabanza igahora. Ngiye gusigaho bata hejuru kugira ngo ize kuguma yoroshye. Hanyuma nyishyira ahantu nyine ihore, ariko nanone ntabwo uyishyira ahantu ngo uyipfundure gutya, n'ubundi urayipfundikira kugira ngo itaza gukomera. Sasa noneho hano mfite inkoko, igituza cy'inkoko. Hano noneho ngiye kubereka uburyo ngiye gukora burger, ni chicken burger ngiye gukora. Ngiye gukoresha inkoko, ngiye gukata zino nyama uduce dutoya cyane, dutoya cyane. Nimara kuzikata za nyama, murabona ko nazikase utuntu dutoya cyane. Noneho ngiye kuzishyira mu gisorori, hanyuma nongeremo umunyu. Mara gushyiramo umunyu ndashyiramo na black pepper. Ushobora no kuza gushyiramo ibindi birungo by'amafu wenda waba ushaka. Ndashyiramo na vinegere, kirimo akayiko kamwe ka vinegere. Noneho ndaza kongeramo n'ikindi kiyiko kinini cya soy sauce. Ushobora kongeramo ibindi birungo by'amafu waba ufite, cyangwa se ibyo usanzwe ukoresha uteka inkoko cyangwa se uteka n'izindi nyama zisanzwe. Ikindi noneho ngiye kongeramo hano ni ino fu y'imikati yitwa bread crumbs. Ngiye kuyisukamo hano, ndashyiramo ibiyiko bigera muri 4. Ndangiza nayo nyivange. Niba utabasha kuyibona ushobora gukoresha ifarine ugashyiramo n'igi. Ugafata ifarini ugashyiramo n'igi noneho ukavanga. Ubaye utabasha kubona ino fu y'imikati, ariko ntabwo byaba ari byiza kurusha ibi ngibi. Iyo wakoresheje ino fu nibwo biba ari byiza cyane.
Noneho icyo ngiye gukurikizaho hano, ngiye kuzishyira mu mavuta yahiye. Nabanje nyashyira ku ipanu ndayacanira yahiye. Noneho ngiye gutangira nteke zino nkoko. Kuri buri ruhande ndateka nibuze iminota 4 buri ruhande, ni ukuvuga ngo ndazimaza iminota igera ku 8 mu mavuta. None zimara gushya ndazarurira ahantu ku buryo ziri buze gukamukamo n'amavuta agashiramo. Hano none ikindi kintu ngiye gukora, ngiye gufata ibiyiko 2 bya mayoneze, noneho mfate n'ikiyiko kimwe cya ketchup, hanyuma mbivange. Nabyo ndaza kubikoresha mu gukora burger. Noneho ikindi ngiye gukurikizaho, ngiye gufata ya migati ya hamburger, noneho nyikatemo 2. Noneho kuri buri ya migati ngiye kugenda nsigaho ya mayoneze na ketchup navanze, gusa ngenda nsigaho kuri buri ruhande. Ndafata kino kibabi cya reti nshyire hejuru y'umukati wa mbere, hanyuma nkurikizeho ya nkoko yacu twatetse mu mavuta, hanyuma hejuru ndashyiraho fromage cyangwa se cheese, noneho hejuru nkurikizeho urunyanya, hanyuma noneho ndambikeho wa mukati nakaseho. N'undi mukati wundi nabwo niko ndi bugenze, ngiye gushyiraho inorogi y'umutuku, ndakoresha iy'umutuku, hanyuma n'ubundi hejuru kiriho ya nkoko, nkurikizeho n'ubundi fromage, hanyuma noneho hejuru kiriho urunyanya, hanyuma nirangiza noneho n'ubundi hejuru kiriho wa mukati nakaseho. Mwakoze kubana nanjye, ndizera ko mwabikunze. Ntimwibagirwe gukora share, gukanda like ndetse na subscribe.